Kaze kuri Kigali City TV mwebwe mukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi turi ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Tubanje kubasuhuza nkuko muri kurira kuri kamera zanyu, aro umushyitsi twakiriye tugwaye ikaze. Urakoze cyane. Ngira ngo uraza kuzamura ijwi kugira ngo nyine abanyarwanda bakumve cyangwa se bakurikiye ikiganiro cyacu baze kugenda bumva ijwi ryawe nkuko bisanzwe kugira ngo nyine bakumve neza. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane abavandimwe. Yego. Ngiye mureba hano nakoze impanuka y'imodoka. Uretse ubanze nyine wibwira abanyarwanda muri rusange, nyine umuntu twicanye n'umuntu uki, amazina yawe witwa nde? Nitwa Cyubahiro Emmanuel. Cyubahiro Emmanuel. Mu rugo namagana hehe, uba hehe? Mba mu karere ka Nyarugenge. Yego. Umurenge wa Nyakabanda. Yego. Mu kagari ka Munanira ya kabiri. Yego. Umudugudu n'Ikigabiro. Ubwo abahumva neza bashobora kuba kumva ari nko muri za Kimisagara, yaba ari byo? Ni Nyakabanda. Nyakabanda. Ngira ngo tumaze iminsi tuganira gukorana ikiganiro twagenda duhuza, ariko uyu munsi twagerageje kukubona. Ngira ngo abantu benshi bakikubona kuri kamera barabona ko ari ikibazo nyine ufite. Turimo turagira ngo muri rusange nyine uganiriza abanyarwanda muri rusange story yawe uko imeze, niba ari n'icyo ubifuzaho cyangwa se ari cyo ushaka kubagezaho ku buryo abanyarwanda ari cyo bagufasha. Ubundi kugira ngo tubone uwitwa Jules we ameze gutya, ibintu byatewe n'iki muri rusange, turashaka nyine udutangirire uko byatangiye n'uko wari umeze. Ubundi muri rusange bwa mbere turahura n'impanuka nk'iyi ngiyi, wari muntu cyo wakoraga iki muri rusange? Nari meze neza, nari umuntu muzima. Nakoraga akazi ko gucuruza inkweto hariya mu mujyi downtown. Yego. Nari ndimo nataha nimugoroba, imodoka inuruka inyuma ibirangonze. Nyine ukuntu kugira ngo umunyarwanda aze kuza kumva inkuru yawe neza uko bimeze, uraza gusa nyine kuza kuvuga inkuru yawe witonze neza muri rusange. Wacuruzaga inkweto muri rusange, warikoreraga cyangwa se wakoreraga abandi bantu? Nacururizaga undi muntu. Waramukoreraga? Nko muri icyo gihe wakoreraga amafaranga angahe? 50 ku kwezi. 50 ku kwezi. Noneho tuvuge urumva wakoraga 50, watahaga mu rugo, waribanaga, nyine byari bimeze gute? Naribanaga, nabaga ndi njyenyine. Yego. None se ugiye ukora inumanuka, ngira ngo turashaka nyine utubwire kugira ngo ukore inumanuka hari sangahe, wari uri kumwe nabandi kugira ngo se kwisanga mu kibazo nk'iki ngiki? Ndimo ndataha hari mu mugoroba saa 12:30. Uvuye mu mujyi? Mvuye mu mujyi mu kazi. Yego. Imodoka yanurutse inyuma, ntabwo namenye iyo ari, yarangonze mitamera nk'uwapfuye. Amagufa mu mutwe yaravunaguritse. Njya kwa muganga bayakuramo kubera ko yavunaguritse kugira ngo atangize ubwonko. Yego. Nahise ko njya muri koma y'amezi 2. Yego. Aho naviriyemo naje mbagana basaba ubufasha bwo kwivuza. Yego. Ko mu ndeba gutya ndababaye cyane, ndimo ndaribwa cyane. Kwa muganga banciye amafaranga menshi nafitiye ubushobozi. Yego. Banciye 5 miliyoni kugira ngo basubize abandi magufa mazima. Yego. Mama naje kubitabaza ngo mumvuganire ndiko nabona ubufasha bwo kwivuza. Ndi njyenyine, nta babyeyi mfite, njyenyine, mama naje kubiyegereza ngo mumfashe. Yego. Ngira ngo abakunzi ba Kigali City TV nibo bazo kubona kino kiganiro, ubwo baraza kugira icyo bagenda nyine bagufasha muri rusange. Ariko ndagira ngo ubwire abanyarwanda uko ino situation yari imeze. Ngira ngo urumva uraza kugira ngo usobanurire abanyarwanda impanuka yabereye he, nyine wari uri hehe? Ndi hariya murora muhanda wajyemo mu Gitega, ndimo ndataha n'amaguru. Mu Gitega magana hehe? Aho kujya hariya ku murenge. Yego. Ndimo ndataha n'amaguru. Yego. Kubera ntabwo nzi ngo bangonze gute. Imodoka yanurutse inyuma, yangonze ku mutwe mitamera nk'uwapfuye. Yego. No kwa muganga ntabwo nzi ukuntu nagezeyo. Yego. Nagiye gukanguka, muganga arambwira ati umaze amezi 2 muri koma. Ni imodoka yakugonze, tiburirwa irengero. None se icyo gihe ukora impanuka mu muhanda wari uri kumwe n'abashuti bawe, yari we wenyine, wari uri kwitana, byari bimeze gute? Uko barangonze mitamera nk'uwapfuye, ntabwo nibuka ngo ndi kumwe n'abandi bantu, ntabwo nibuka ngo ndi njyenyine. Nyine ndi kuvuga impanuka itaraba, ni abantu mwari muri kumwe?
ko turi gutaha twari turi abantu benshi. mwari muri abantu benshi hari harimo inshuti zawe muri rusange mutanye cyangwa n'abari bari mu muhanda bari kwitambukira bigendera? N'abari bari mu muhanda. Yego. Impanuka ubwo nyine iyi modoka ibirakugonze. Waje kumenya imodoka yakugonze iyo ariyo? Narayibuze naburiwe irengero kuko ntabwo namenye iyo ariyo. Icyo gihe wari nkasanga ukora impanuka muri rusange? Ari mu saa 12:30. Yego. Nibwo bangonze. Nibwo bakugonze. Ese byibuza urabona ko nyine nk'uko wari bitubwira baguciye miliyoni 5. Byibura wigeze ugerageza kubaza byibura nko mu mudugudu tuyemo kugira ngo nyine bagurebe niba wabona ubwo bufasha kugira ngo uvuzwe kuko urumva ayo mafaranga ni menshi. Abundi se muri iki gihe tuvuga ari akazi byibura wavugaga wari ufite amafaranga wamaze gusevinga buryo wayakoraho ukivuza byibura ubundi byo wari uhagaze gute muri rusange? Ako kazi nari mfite nari nkamazeho ukwezi kumwe. Yego. Mu kwezi kumwe nari nkamazeho. Ntabwo nari nakamaraho igihe kinini, ni ukwezi kumwe nari mazeho. Bahita bangira gutya ubu nta kintu mbasha gukora kubera ko nakoze impanuka. Ubu nyine wirirwa mu rugo nta kintu ubasha gukora? Nta kintu na kimwe mbasha gukora. None se ubu ngubu urumva ko nta kintu na kimwe ubasha gukora, bamwe baratabibaza ngo umubereho yawe ubayeho ute, utunzwe n'iki? Ubu nyine mu rugo urimo urabaho gute? Kuko urumva n'ubuzima bukomeye uko byagenda kose, niba uri umuntu w'umusore kandi umbwira ngo uribana, urumva nyine ubuzima burakugoye. Nyine ubu ngubu ubayeho gute? Ni umuntu ncumbikiye. Ni umuntu ugucumbikiye. Kandi urumva ko nuba ari n'umuntu ugucumbikiye ntabwo ari ibintu bifite karande, urumva nawe azagera kurambirwa. Urumva uko byagenda kose ugomba gushaka uburyo wabona amafaranga ukivuza kandi birakomeye. Wowe nyine ikintu usaba Abanyarwanda muri rusange ni iki bagufasha? Urumva ubaye mu buzima butakoroheye. Ubundi se ugira ababyeyi bombi n'abavandimwe? Ndi njyenyine nta bavandimwe mfite, nta babyeyi mfite. Yego. Navutse ndi umwe. Yego. Wowe wasanze ari we wenyine nyine uri kuri ino si, urumva ni we Nyakama. Urumva rero kubona ubushobozi biragoye. Wowe ndagira ngo ugire icyo wakisabira Abanyarwanda muri rusange, niba ari uwagufasha gufashe, niba ari uwumva nyine urabona ari mu buzima bukomeye cyane. Wowe n'icyo ushobora gusaba Abanyarwanda muri rusange? Ndimo ndabasaba ubufasha bwo kwivuza kuko amafaranga banciye ni menshi cyane, ntabwo nayabona, nta kintu ndi gukora. Ubundi nirirwa nicaye mu nzu. Ubu se turi kwibaza urimo uragaburirwa nande? Nyine ni cyo kintu turi kwibaza. Urumva ntabwo ubana ntabwo ari iwanyu, uwo muntu arakugabura byibura ntabwo ajya nyine akwinuba? Ntabwo namenya abantu b'iki gihe ukuntu baba bameze. Mbona ngaburira akama amazi yo kwiyuhagira. Ntabwo bambwira ngo ngukore iki ngiki kubera ko azi ko ndwaye, arandeka nkicara kubera ko nta kintu nashobora gukora. Yego. Ubu ngubu twakibaza ngo nyuma yo guhura n'iki kibazo urabona ko ubuzima nyine bwaraguhindukanye, ibibazo ni byinshi. Bamwe baribaza ngo ese byibura nubwo umeze gutyo washobora gukora akazi cyangwa no kugakora ntabwo wabishobora? Ukomeje gutya ntabwo nashobora gukora akazi, nagakora ari uko maze gukira mumaze kumvuza. Yego. Ubu ngubu nta kintu nashobora gukora. None se ukimara gukora impanuka ukajyanwa kwa muganga, urumvikana ko wamazeyo amezi arenga muri 2. Muri icyo gihe wari ubayeho ute? Hari imiryango byibura cyangwa se inshuti zawugeze zigusura ngo zirebe uko ubayeho? Ntabwo nabimenya, nagiye gukanguka cyangwa ni njyenyine. Muganga wari uri kunyitaho arambwira ati njyewe nakwitagaho kuko nta muryango ufite, nabo kukwitaho ufite, ni njye wakwitagaho nka dogiteri. Yego. Icyo gihe urumva niwe wakwitagaho wenyine, ariko bamwe baribaza ngo kwa muganga kenshi na kenshi usanga uko byagenda kose niba wagiye ugomba kwishyura ibitaro. Twebwe turibaza ngo Jire ni umuntu ki uburyo yavuye kwa muganga nyine yafashijwe n'abandi kugira ngo asohoke muri ibyo bitaro. Urumva baragufashije barakudoda kuko umutwe wari wagize ikibazo, wumva ubabona ko umerewe nabi, byashobokaga yuko ushobora no kuza kubura ubuzima. Ariko turibaza ngo kugira ngo asohokemo byagenze bite? Urumva kuko amafaranga yo kugira ngo bakuvure neza ntabwo araboneka. Ubwo nyine kugira ngo usohokemo byagenze gute? Sobanurira Abanyarwanda. Ni umuntu wansohoye mu bitaro, kwa kundi abantu bagendagenda ku bitaro, muganga arababwira ati hano hari umurwayi wakoze impanuka
aburirwa irengero, nta babyeyi afite, ni wenyine. ntihagire umugiraneza aje amutabara ajye ajye kuba arwariye mu rugo, kuko amafaranga yo kumuvura neza sinzi niba azanaboneka. yaratubwiye ati ngo ayo mafaranga ni menshi cyane, nta bushobozi afite, nta babyeyi afite, mumbabarire mwe mumujyanye mu rugo mureke mwayabona akazajya kwivuza. ngewe icyo mbasaba ko mumfasha, ubuzima mbayemo ni bubi cyane, ndimo ndaribwa cyane, ndagira ngo mumfashe muntabare mumvuze, ndimo ndabasaba ubufasha bwo kwivuza kuko amafaranga banciye ni menshi cyane, sinzi niba nayabona, mumbabarire mumfashe. ukaba icyo turi bugukorere no gufata nimero tukaza kuyipininga, bagira neza niba ari ikintu baza kugufasha bakagira icyo bakumarira. ngira ngo n'abantu mufite icyo mushobora kumufasha, yaba ari abadiaspora muri rusange, yaba uri umuntu ku giti cyawe, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uherereye hehe, murabona ko uyu mujene amerewe nabi, urumva ko ni ubuzima bukakaye abayemo, n'ahantu aba si iwabo, nta muryango afite, urumva ko akeneye nyine ubufasha bukomeye. ubundi ngiye kukubaza kino kibazo, urabona barakudoze ku mutwe, turibaza ngo kubera iki nyine ukimeze gutyo, harasabwa iki kugira ngo nyine urumva urimo uravuga ko baguciye miliyoni 5 nk'uko biri kugaragara, urabona ko haradoze cyane. ubundi urasabwa iki kugira ngo nyine umutwe wawe wongere umere neza, kuko hari na benshi bakunda bakagira ngo ni ubumuga cyangwa se ni uburozi utabasobanuye, cyangwa se ngo bakwegere muganire. nyine izo miliyoni 5 baguciye ni izo gukora nk'ikintu kuwongera umutwe bakawugorora, no gushyiramo irindi gufwa, bimeze gute? no gushyiramo andi magufa mazima kugira ngo umutwe wongere wegerane. Yego, yari arimo yaravanaguritse, bayakuramo kugira ngo atazangiza ubwonko. amafaranga banciye nayo kugura ayo magufa mazima kugira ngo bongere bayasubizemo, kugira ngo umutwe wongere wegerane neza. Yego, bakubwiye ko kukuvura nyine, urumva ayo magufwa bisaba ko nayo agurwa, noneho no kukuvura bayashyiramo nabyo bigasabwa ko ugomba kugira ute kubishyura. ayo mafaranga nayo kugura iryo gufwa cyangwa nyine nayo kuguhoma nawe yo kukuvura nyine bakafunga neza ukongera ukamera neza? urumva harimo ayo kugura iryo gufwa n'ayo kumvura, yose bayateranyije hamwe. Yego, bambwira ko ari miliyoni 5. yego. urumva ko uyu mujene arakomerewe cyane. ubwo uza kugira icyo yabona, wewe icyo turi bugufashe ni ugutanga nimero yawe, tukareba ko ari ikintu bagufasha. byibura se numara gukira, urumva wowe hari nk'ikintu ushobora kuzakura Imana igufashe bikagenda neza? umva ubu ngubu nindamukanyije, ndashaka akazi nakora, nshobora gushinga iduka nkicururiza nasubiye kujya mu mihanda. none se byibura uba wumva ko ufite confidence cyangwa se icyizere cyo kuba wakira? ubwo bushobozi buramutse bubonetse? ubushobozi buramutse bubonetse navurwa kandi nkakira. abaganga biza kubwira ko nyine bakuvura bikagenda neza, ngira ikibazo bazamvura, bazakuvura. ni hariya muri biriya bitaro bya CHUK. Yego, ubwo icyo turi gukora ni ukugusanya nyine amafaranga aboneka bakuvuza. ngira ngo urumva niba ufite icyo cyizere ko ushobora kuvurwa, ko byagenda kose nyine urumva uri n'umushomeri, urumva ukeneye ikintu nyine muri wowe muri rusange ugomba kuzakora kugira ngo ubuzima bukomeze. nakora akazi k'ubucuruzi. ubucuruzi wowe uba wumva aribwo wakikorera? ubwo icyo twasaba abanyarwanda ni ikintu kugufasha, cyangwa se ufite aho uzakura icyo gishoro, cyangwa nyine wowe uragira icyo wisera abanyarwanda, kuko twebwe icyo turi bugukorera kugufasha, ukabona iyo miryango, ukabona abavandimwe nyine bakakuba hafi, kuko urumva urakomerewe cyane. ndakomerewe cyane, ndimo ndarebwa cyane, ndimo ndabasaba ubufasha bwo kwivuza. Yego, nindamuka nivuze, ndareba akantu naba nakwikorera kankomereza ubuzima. wowe icyo twakora ni ukugusabira ukabona uwo migisha, ukaba wabona nawe ako kazi, cyangwa ariko mbere na mbere icyo tukwifuriza ni ukubanza ugakira, kuko ibindi byose urabizi ko biza nyuma. ubuzima nibwo bwa mbere. ndagira ngo
ugira ikintu uvuga ku bantu nyine uba ubona bakubona bakakuvuga nabi, kuko urabona bitewe n'ukuntu umeze, hari nk'umuntu ukubona akagucaginga cyangwa se yakubona uciyeho abantu bakakwitegereza cyane, ibyo bintu nta pfunwe bijya bigutera kuri wowe? biransebya cyane ko mbere nari umuntu muzima, iyo nyuze ku bantu babona uko nabaye barati hano yabaye iki koko, ko ababaye cyane. Ndababaye cyane, ndagira ngo mumfashe mvurwe noneho ko nasubirana ubuzima nari mfite mbere. Nari mfite umutwe muzima, ubu ngubu ni uruhande rumwe nsigaranye, nta kintu na kimwe nashobora gukora kubera ko nta mutwe mfite. Ese buriya nk'iyo uryamye ntabwo bikubangamira, ujya wihindukiza, biba bimeze bite? Ni ukuryamira uruhande rumwe, iyo nibeshye nkaryamira urundi ruhande, bya binure byo mu mutwe biraza bikaryama kuri uriya mubiri bakuyemo amagufa, hagahita habyimba cyane. Ndagira ngo mumfashe mvurwe nsubirane umutwe muzima, ubu ndabangamiwe cyane. N'ubu ngubu hari kunjya umutwe uhora unjya buri gihe. Byibura se urumva wemerewe, ugize amahirwe nyine ukabona ubwo bushobozi ukajya kwa muganga bakakuvura, nk'uko nyine iyo ukuriye byera kwa muganga hari imiti bigeze baguha, ku buryo nk'iyo ukuriye nyine ibyo ushobora kwifashisha iyo miti mu gihe ubushobozi butaraboneka? Umuti bambwiye kwa muganga ngo ni ukunywa amazi menshi, amazi atetse. Ku munsi nemerewe kunywa amaritiro 3 y'amazi, amazi atetse, niyo yakuruhura mu mutwe. Rero rwego icyo twagusabira ni imigisha yo kugira ngo Imana igufashe ukire. Ngira ngo n'abantu muri buze gukurikirana kino kiganiro, ufite ubushobozi, ufite umutima wo gufasha uyu mujene rwose, muze kugira ikintu mumukorera. Nimero turaza kuyitanga, cyangwa se mujye muri DM mukaduhamagara tukababwira nimero ye ushaka kumufasha, kugira ngo turebe ko byibura uno muvandimwe yakira. Nawe urabona ko haracyari urubyiruko, dusaba abayobozi muri rusange b'igihugu, uzi ko ufite ubushobozi, uno musore arakomerewe, uza kubona ino video aho uri hose ushayiringe ku mushuti wawe waba ufite ubushobozi abe yamufasha, kuko nawe urabona ko haracyari urubyiruko rushobora kuba ari urubyiruko rw'ejo hazaza, kugira ngo dukomeze dutere imbaraga igihugu cyacu. Urabona ko nyine nawe uri umunyarwanda muri rusange wagafashije igihugu. Ngiye icyo nagukorera ni ukugushimira, kandi wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Turakomeza kukubera iruhande, ibyo ukora byose kandi tuzi ko bizagenda neza. Imana izadufasha bigende neza, kandi mwebwe mwakoze kuba mwitabira ubutumire bwacu. Arakoze cyane kuba mwanyakiriye mu buntu bwanyu. Iri jambo rya nyuma usaba abanyarwanda muri rusange, cyangwa ikintu cya nyuma ubifuzaho bagufasha kugira ngo ukire, ubone ibyo byishimo nk'abandi, cyangwa nk'urundi rubyiruko, cyangwa se usubire nk'uko wari umeze mbere, ujye ujya mu rubyiruko wishime, kuko urumva ugenda wihishe, cyangwa se wambaye ingofero nk'uko waje ubikoze umeze ubiguteye ipfunwe. Ikintu wasaba abanyarwanda bagufasha kugira ngo nawe uzajye ube wishimye nko mu buzima busanzwe? Ndagira ngo mumfashemo n'amafaranga yo kwivuza, niyo naje mbisabisha kugira ngo ndebe ko nayabona nkivuza. Uwagira igihumbi, uwagira 2, uwagira 3, uwagira 4, uwagira 5, mwegeranye ndebe ko nazivuza. Reka tugerageze turareba, buriya nyine Imana nidushoboza biraza gukunda. Icyo twakubwira ngo pure, kandi kabisa nyine bibaho. Tunagira inama urubyiruko muri rusange, kugira abantu mugenda mu mihanda mujye mugenda neza. Ahubwo ikintu ntakubajijeho dusoza, iyo maruka yabaye uri kwambuka, wari uri mu muhanda w'abanyamaguru, byagenze gute muri rusange aho ngaho? Ndimo nambuka umuhanda muri cya cyapa abantu bambukiramo. Yego. Imodoka yangongeye ndimo ndambuka umuhanda. Mpita nikubita hasi, mpita mera nk'uwapfuye. No kwa muganga ntabwo nzi ukuntu nagezeyo. Bakugonye muri zebra crossing, cyangwa ntabwo wari wambukira ahandi nyine abagenzi bambukira? Nambukiye kuri cya cyapa abagenzi bambukira, none nambukiye. Yego. Urumva ko rero n'abashoferi bacu muri rusange bajye bagenda bareba, cyangwa se bajye batwara imodoka neza. Hari na bamwe bajye bavuga ko
bamwe batwara basinze, kandi gutwara ikinyabiziga wasinze ntabwo byemewe. Icyo gihe urumva ko polisi nayo ifite uburyo izajya igenda ibikotora ku buryo impanuka hano mu gihugu cy'u Rwanda zigomba kugabanuka uko byagenda kose. Twebwe reka nyine kaba gacimo kugira ngo nyine tujye tubira ko n'ubuyobozi bugomba kujya budufasha impanuka zikagabanuka. Reka tugushimire Jules wakoze kwitera ubutumire bwacu. murakoze cyane kunyakira. Sasa kandi murakoze mwihangane bizagenda neza inshallah. Murakoze.